Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana twese mwiza, ibyo tubifurije bakunze umusaraba. Imana y'amahoro ikomeze bahaze ibyiza byaho byose mwifuza. Turabasuje mwese abari mu mpande zose z'isi, abakunda ijambo ry'Imana n'abarishaka, abari muri Amerika, abari za Oceania, abari za Australia, abari za European, abari muri Aziya, abari muri Afurika, abari mu gihugu cy'u Rwanda, n'ibihugu duturanye byumva ikinyarwanda. Mwese ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze bahaze ibyiza byose mwifuza, kandi Imana ikomeze ibishime kandi ijye ibaha umugisha bwo kubana natwe. Akanya mufata kaburi ryo kubana natwe, Imana ijye ibahereza umugisha cyane. Wowe ufata akanya ko kubana natwe kari yose. Gusa dushimane cyane ngiye kuduhereza kano kanya kandi ngo tuboneke imbere yayo, tuganira ku ijambo ry'Imana, kuko niko rugendo tuba turimo. Uko twibuka cyane kuvuga ngo tugiye kurya ibyo kurya bisanzwe gitunga imibiri yacu, ngomba no kwibuka cyane yuko iteka ryose tuba tugomba no kuba twashakisha n'ukuntu twarya ibyo kurya by'umwuka. Iby'umwuka nabyo biba bikenewe. Iby'umwuka biba bikenewe nta kintu kuri ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryo ritwongera imbaraga, tukamenya neza aho tugiye, tukamenya amakuru aho tugiye, tukamenya uko byifashe. Nta kindi kiba gikenewe, nuko ari wowe nanjye tugomba cyane turebera cyane muri ijambo ry'Imana, ukamenya neza urugendo rwanjye bimeze gute, bwifashe gute, bihagaze gute. Iteka ryose iyo wakoze ubwo buryo bumeze gutyo, nibwo bigufasha cyane ukamenya neza aho watakarije, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo ibuka aho watakarije maze wihane. Niko ijambo ry'Imana ritubwira cyane, kuko Yohana yagiye yandika inyandiko nziza cyane nyinshi zishoboka, ariko yagiye asoza cyane avuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Bisobanura ngo niba yavuze ngo ufite ugutwi, bisobanuye yuko hari n'abantu benshi bafite amatwi ariko batumva. Muri make, ufite ugutwi ni wa wundi wumva, ni wa wundi ushaka kuba yagira inyota, akumva ashaka kuba yagira inyota ibijyanye n'ijambo ry'Imana, kuko ibyo umwuka abwira amatorero byo ni byinshi bishoboka, ariko icyambere cyo ni wowe ugomba gufata umwanzuro ku giti cyawe, ukamenya neza ahangaha ibyo numvise ndabishyize mu ngiro. Kuko buriya ijambo ry'Imana kumva ni kimwe, no gushyira mu ngiro ni ikindi. Bisaba ngo abantu bazajya bahora bashyira bareba cyane, bireba cyane mu ijambo ry'Imana, bibaze cyane iby'Imana isaba narabikoze, iby'Imana iri gushaka byose narabikoze. Mu gihe cyose uzasanga rero iteka ryose uri kugenda wumva gusa, ariko ugasanga nta mpinduka muri wowe, uzamenye neza ko ufite ikibazo gikomeye cyane. Birasaba ngo banza urebe cyane ukuntu wahinduka, kandi uhinduke n'ijambo ry'Imana. Muri make, ntuvuge ngo ibyo waba uri gushaka byose utabanje guhinduka n'ijambo ry'Imana, byose azaba ari ubusa. Bisaba ngo banza urebe cyane ukuntu baza guhinduka cyane ijambo ry'Imana, ribanze riguhindure, kuko rimara kuguhindura, ijambo ryose Imana izatekereza abantu bayo bizatuma muri make uzanezerwa kandi uzaba umeze neza cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ku bice 6, no tugiye gusoma. Turahera ku murongo wa 10. Abefeso 6 duhere ku murongo wa 10. Hari amagambo avuga ngo ibisigaye mukomere mu mwami n'imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukira n'abatware n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo, mutware intwaro, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobozwa kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye bwose kuba maso, musabira abera bose. Amen. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Tugushimiye ubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo.
tugushimira kandi udakoba ko twakumva ijambo ryawe, dushigikire muri byose. Ari ugiye kuvuga umushigikire, ari abagiye kuryumva bashigikire, n'abazaryumva bose bashigikire, ubahe rwose Kristo muzamana gusohoza ibyo mukabwira amaturo minsi imeze nk'ingiyi. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze ko ugiye kudufasha, urakoze ko umuteguro ko ari uwawe, urakoze ko umwuka wawe muziranenge ko agiye kuganza hagati muri twebwe. Tuzajya twizeye tuzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe cyane. Dusomye amagambo y'Imana afite umutwe uvuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Yo gutwara intwaro z'Imana ni umutwe w'ijambo. Reka turirimbe n'indirimbo ya 74 mu ndirimbo z'agakiza. Indirimbo z'agakiza 74 tugiye kuririmbana. Mureke turirimbane mu minota mike cyane, maze dukomeze cyane no kumva iby'umwuka adushakaho. Indirimbo niyo tugiye kuririmbanaho 74. Hariho igihugu cyiza gituwemo n'abanezerewe, ntago batinya bombe atomike, baririmba indirimbo z'ishimwe. Amen. Yesu nashimwe. Indirimbo hariho igihugu cyiza cyane gitumwemo n'abanezerewe, ntago batinya bomba atomike, baririmba indirimbo z'ishimwe. Ntago batinya bomba atomike, baririmba indirimbo z'ishimwe. Ibyaho byose ni byiza cyane, hari ubuhurukiro bw'ukuri, nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa. Nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa. Icyo gihugu si icyo mu isi, kuko ibyaho byose bitunganye. Bene data icyo nifuza niki, kuzabonayo muririmba. Bene data icyo nifuza niki, kuzababonayo muririmba. Mbese n'ikiguzi kidutanga kwinjira muri uwo murwa mwiza, nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuriye i Golgotha. Nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuriye i Golgotha. Amena. Yesu nashimwe cyane. Ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu kitabamo iby'isoni nke, ni igihugu cyuzuye umunezero, nicyo kizatahamo n'abantu bose bashobora kuba bagira ubushobozi bwo kuba batwara izi ntwaro zose z'umwuka, n'ubu bazataha hariya hantu. Yesu ashimwe cyane. Ubu ni ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye cyane, ngo ibisigaye ngo mukomere mu mwami wacu n'imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo mwatwara intwaro zose z'Imana. Kuvuga ngo rero buriya intwaro zose z'Imana kuzitwara ntabwo ari ibintu byoroshye buriya, kuko birasaba cyane cyane ubanza umenye neza izi ntwaro ni izihe. Hari intwaro nyinshi cyane rwose Imana ishaka ko tugomba gutwara muri iyi minsi, kuko udafite izi ntwaro ntabwo washobora kuba wahagarara neza udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko Satani we iteka yose ahora arindije areba ko wacika intege gato cyane agahita agukubitiramo. Ariko nimuhumure, Yesu yanesheje isi. Uko yari kera n'uyu munsi niko akimeze. Ntabwo akenera imbaraga z'abandi bantu kugira ngo aze kuba yashobora kuza kuba yagira icyo ari buze gukora ku buzima bwawe.
wawe, agira ibyo ahindura kuri wowe, ariko icyawe nta kindi wowe nuko wamwiyambaza cyane, musabe cyane aguhereze iyi ntwaro, kuko izi ntwaro uzazibona ari uko ufite imbaraga zihagije cyane z'uburyo bwose bushoboka. Uko abantu benshi cyane izi mbaraga bagiye bazitakaza, ariko bene data ndabinginga cyane imbaraga z'ubushobozi bw'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe igitambo cyiza gishimwa n'Imana, kuko ikora kwanyu buzaba bukwiriye. Naho ubundi ibyo mwakora byose utabanje gushaka cyane iki ngiki cyitwa izi mbaraga, uzacogora cyane rwose. Nubwo wasenga gute udafite izi mbaraga, uzisanga wasubiye inyuma. Ariko Imana irashaka yuko wongera cyane gutwara izi ntwaro, kuko nizo zizagushoboza cyane kuba wagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko nutwara izi ntwaro uzemera cyane, uzamenya neza cyane iby'Imana igushakaho, umenye ko ugomba kuba wakwitwara. Muri make yavuze ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, maze mutware intwaro zose z'Imana. Muri make zose ugomba kuzitwara, utavuze ngo hari n'imwe iri buze ko yasigara, kuko intwaro zose z'Imana izo yanditsemo hano nizo tugiye kureba. Ariko cyane hari n'izindi nyinshi batagiye bandika, ariko hari intwaro ugomba kuba witwaje. Ubundi umukristo w'ukuri hari intwaro ugomba kuba yitwaje mu ruhande rwe zizatuma anesha iyi si, kuko icya mbere cyo turwana na Satani n'umubiri n'isi iteka ryose. Ariko kugira ngo uzamuneshe, kugira ngo uzisange wamaze kuba umutsinzi, nuko uzatwara izi ntwaro zose z'Imana. Numara kuzitwara zizagushoboza cyane kuba wazimisha neza uyu muriyo, uyu mugozi w'umwanzi, bizatuma unesha cyane imigambi yose y'umwanzi. Ibyo ategura byose uzabinesha. Kubera iki? Kubera ko hari intwaro z'Imana ufite hagati muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Impamvu tujya ku rugamba ugasanga turatsinzwe ni ukubera yuko hari intwaro z'Imana twamaze gutakaza. Ariko iyi saha wakongera cyane ukareba ukuntu wakongera cyane gusubirana za mbaraga, kuko Yesu kwa kundi yari ari cya gihe n'uyu munsi niko akimeze, kandi iteka ryose imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ntabwo ajya akora ibindi bintu yo kuvuga ngo we ngo azagwa imbabazi kubera kuri mwene kanaka. Hoya, we iteka ryose areba ku muntu ikintu cyagushoboza gutwara izi ntwaro z'umwuka zose. Nta kintu kizagushoboza, kuko kugira ngo wuzure umwuka wera hazamo ikintu bita turepenti, cyangwa icyo wavuga ngo kwihana. So kwihana icyo kintu cyonyine gishoboka kizagushoboza cyane gutwara izi ntwaro. Banza wemere cyane uvuge ngo ngewe ndi kanaka, ngewe meze gutya na gutya. Uko wameze kose Yesu akubereye maso, kuko icya mbere cyo iyi si duhagazemo isi y'umwijima, n'isi ifite ibibazo bikomeye cyane, n'isi y'imyuka mibi iri gukora mu buryo budasanzwe. Kuko murabizi neza yuko nubwo dutekera ukavuga ngo Yesu yavuze yuko aduhaye umwuka wera, ariko hari indi myuka. Kuko icya mbere cyo tuzi neza yuko ijambo ry'Imana tuvuga yuko hari imyuka igera muri 7. Niko batandika mu nyandiko zitandukanye yuko hari imyuka igera muri 7. Iyo myuka ibiri gukora. Rero ukibaza cyane, umwuka uriya muntu ari gukoresha ni umwuka uvuye ku Mana. Udafite rero izi ntwaro z'umwuka ntabwo uzigera umenya neza cyane ngo umenye neza ahangaha uyu mwuka uyu muntu ari gukoresha ni umwuka uvuye ku Mana, ni umwuka uvuye kuri Satani. Kuko hari imyuka iri gukora mu buryo budasanzwe kandi bukomeye cyane, kandi ugasanga amayobera. Muri make iyo myuka iraza ibereka ibintu biri difera n'iby'Imana ishaka, ariko Imana irashaka yuko dutwara izi ntwaro, kuko isi dusohoyemo irakomeye cyane. Yesu nashimwe. Isi dusohoyemo irakomeye, ifite ibibazo byinshi bikomeye, ifite ibibazo bimeze nk'aho ari intambara. Ugasanga ibyo utekereza, ibyo wifuza ntabwo uhise ubibona, ibyo utekereza ntabwo uhise ubibona. Ariko icyo nkubwira, numara kugira izi ntwaro z'umwuka uzaba maso. Nta kindi kizagushoboza, nuko uzazitwara zikazatuma umenya neza ukuntu wahita utandukanya icyo bita umwuka w'ukuri n'umwuka utari w'ukuri. Yesu nashimwe. Kuko imyuka yose iri gukora ntabwo ivuye ku Mana. Hari imyuka ikoreshwa y'abadayimoni, abantu barimo barakoresha imyuka y'abadayimoni. Abantu ugasanga barakoresha imyuka bagiye kwiba, abantu bakoresha imyuka itandukanye bagiye no gusambana, bakoresha imyuka itandukanye yo kuri bya bitandukanye. Ariko ikizagushoboza kumenya neza iyi si turimo, kuko aho tugeze rurakomeye, turi mu rugamba rukomeye cyane. Nta kindi nuko wakwinjira cyane mu gakiza, ukenya mu gakiza k'Imana, niko uzashoboza cyane kumenya uyu mwuka
mwuka uwo mwavuganye ukamenya uwo ari wo. Kuko niba Yesu avuga ngo ndagiye, ariko hari umufasha nzabohereza, uwo mufasha namara kubageraho azemeza ab'isi ijyanye n'ibyaha byabo. Muri make uwo mufasha natwe iyi saha uwo mufasha amaze gutugeraho. Ariko kuba yaraje hari n'undi mwuka waje wa pirate, kuko icyambere cyo niba ari umwuka uvuye kuri Kristo, hari n'indi myuka igere muri 6 igomba kuza, kandi yose iza ivuye mu ijuru. Bisobanura ngo iteka ryose icyo abantu bakeneye kumenya, bakeneye kumenya bakeneye gutandukanya neza umwuka w'ukuri, umwuka uvuye mu ijuru yakuri n'umwuka wo kuyobya abantu. Yesu nashimwe, Imana ishimwe cyane. Turashaka ngo tugane cyane kuri ijambo ry'imyuka, kuko iyi myuka iri gukora mu buryo butandukanye cyane, bw'amayobera mu buryo budasanzwe. Ariko icyo dusabwa nta kindi, dukeneye kuba twasaba Imana imbaraga zidushoboza gukomera muri iyi minsi ko igoranye cyane. Twasaba Imana kuduhereza imbaraga idushoboza cyane kuba twaboneka cyane tumeze nk'abantu Imana ishaka, kuko abantu Imana izarengera niba abantu iteka yose usanga barimo banihishwa n'ibisirayeli bikorerwa hera. Abo ngabo nibo Imana izarengera iteka ryose. Amen. Niyo mpamvu iteka ryose niba tuvuga ibintu by'imyuka, iyi myuka yo n'ubundi iri gukora mu buryo budasanzwe. Iri gukora mu buryo budasanzwe, ariko haracyari ibyiringiro by'uko dushobora kuba twakira. Muri make intwaro Imana ishaka ko tugomba gutwara, icyambere cyo banza wuzure icyo bita umwuka wera muri wowe. Banza wuzure umwuka wera, uko nuza kuzura umwuka wera azagushoboza kugenda neza, umenye neza ahantu ugeze, utumenye neza uyu muntu uri kumpanurira, uyu muntu turimo turavugana umwuka afite ni umwuka uvuye ku Mana, kuko ari amaso y'umwuka nawe ufite hagati muri wowe. Noneho icyo kintu nawe uzatwara indi ntwaro yitwa intwaro y'ukuri. Nugira ukuri kuzakubatura, kuzatuma ubana n'Imana neza, kuzatuma ugenda n'Imana neza mu buryo bwawe bwose bushoboka. Yesu nashimwe. Nugira ukuri uzabana n'Imana neza mu buryo budasanzwe. Rero ugatwarira intwaro yitwa intwaro y'urukundo. Rero iyi ntwaro abantu benshi cyane bagiye bayitakaza, kandi iyi ntwaro ni intwaro idushoboza, yerekana umuntu wa Kristo n'utaruwe. Kuko Kristo nubwo icyambere yavuze avuga ngo nkunda bankunda, ariko abanshakana umwete nibo bazambona. Bisobanuye yuko umuntu wese witondera amategeko y'Imana, uwo nguwo niwe uyikunda by'ukuri. Yesu nashimwe. Amen. Niwe muntu uyikunda by'ukuri. Imana ishimwe cyane. Ariko igihe kirageze ngo abantu bave mu byo bibwira, bongere bashakisha Imana, bayishakane umwete mu byo bakora byose, wongere uyishakane umwete. Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro cyane kumeze bahire. Rero ugatwara indi intwaro yitwa kwizera. Iyi ntwaro ni intwaro abantu benshi bagiye batakaza, kuko ijambo ry'Imana tuvuga cyane mu Befeso 3:20 ngo ibasha gukora ibitacyo byose bari byo twibwira, uko imbaraga zayo zingana zikorera hagati muri twebwe. Muri make ingano y'imbaraga z'Imana, ingano yo kwizera Imana ufite muri wowe nizatuma Imana igira igikora muri wowe. Bisobanure ngo kugira ngo Imana igire ikikora, nawe bikeneye yuko ugomba gutanga ikiguzi cyo kuba wakwizera gusa, nta kindi. Muri make rero kintu Imana ikeneye kuri wowe, muri make ikeneye gutanga ikiguzi cyo kwizera, ukizera Imana. Kuko ijambo yatubwira ngo hahirwa uwizera yuko ijya kubwira n'umwami Imana ko bizasohora. Uwo nguwo rero ameze nk'igiti iteka ryose cyatewe hafi y'umugezi. Amena. Muri make kwizera ni ingabo ikingira ibintu byose. Ibi byose ntabwo uzigera ubishobozwa, ntabwo uzigera ugira urukundo, ntabwo uzigera ugira ukuri, ntabwo uzigera ukiranuka neza nk'uko Imana ishaka utabanje kwizera. Banza ugire kwizera, kuko iyi ngabo, ikintu bita kwizera, ni ingabo ikomeye cyane. Kuko icyambere cyo Satani iteka ryose ahantu ari kuyafatira abantu b'Imana benshi, akabatuma batakaza kwizera mu buryo budasanzwe. Ariko
gusa ndakubwira ngo haracyari ibyiringiro. Imana yiteguye ko yagira ibindi yakora muri wowe, ariko banza wongere uyizere, banza wongere wishikamishaho umutima, kuko icyambere cyo wishikamishaho umutima wese izamurinda abe amahoro masa, kuko uwo nguwo ayiringira. Yesu nashimwe cyane. Utwara icyo bita gukiranuka. Ubundi ugomba gutwara gukiranuka, nayo ngintwaro nayo yagufasha. Ugatwara ikintu bita kugira ijambo ry'Imana rigwiriye hagati muri wowe. Ijambo ry'Imana abantu benshi cyane nta mwanya ukibone ku ijambo ry'Imana, ariko murasabwa kongera kwishakamo ikintu bita ijambo ry'Imana aho waba uri hose. Waba uri mu kazi ka buri munsi, kuba wafungura telefone ukaba wasoma Bibiliya cyane ntacyo byaba bigutwaye, kuko hari igihe wicaye utegereje n'abakiriya cyangwa utegereje abantu bene serivisi runaka, ariko biragusaba ngo banza cyane usome no ku ijambo ry'Imana, uvuga ngo byibuze uyu munsi nasomye igice runaka kandi cyagufashije. Nawe ubundi nubura kugira ijambo ry'Imana riri hagati muri wowe, n'ubundi abakurangaza, babandi bagushuka, babandi bagutwara amafaranga, babandi bagutwara ibindi bigukena gutya ngo Imana iravuze, bazakomeza kwiyongera, ariko uzasanga ari nta wundi ubiteye, ariko uzasanga bitewe nawe iteka ryose. Bikagusaba kugira ngo utware cyane iyi ntwaro yo kwizera, nizagushoboza, nizakubashisha kuba watsinda ibi byose. Amena. Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro cyane ikomeze ibagwize kandi ikomeze ibahire muri byose, kuko abantu benshi cyane iyi ntwaro barayitakaje. Iyi ntwaro yo kwizera barayitakaje, batakaje intwaro y'ijambo ry'Imana. Abantu bataye urukundo, abantu bataye ukuri, abantu bataye gukiranuka, ariko Imana ikeneye yuko dutwara intwaro zose z'Imana, kuko imyuka y'amayoberanye ikomeje cyane kuza mu bantu b'Imana. Ntabwo uzigera umenye kuba watandukanya umwuka w'ukuri n'umwuka utari w'ukuri. Byose bizashoboka ari uko wagize cyane izi ntwaro zose ukazitwara. Numara kuzitwara bizagushoboza cyane kugenda neza uko Imana ishaka, bizagushoboza cyane kubaho neza uko Imana ishaka, ugatwara intwaro ya nyuma, intwaro yitwa gusenga. Amena. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Intwaro yitwa gusenga, iyi ni intwaro ikenewe cyane muri iyi minsi. Iyi ni intwaro abantu benshi cyane bagomba kuba bakora, bagomba kuba bakoresha mu buryo budasanzwe mu buzima bwose bwa buri munsi. Muri make gusenga nyako ni uko ugomba kuba wasoma ijambo ry'Imana, ukaba wajya n'ikintu bita kwihana bigwira hagati muri wowe. Muri make gusenga niyo mpamvu Yesu bujya mu yowe ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abasenga data bagomba kumusenga mu kuri no mu mwuka, kuko Imana ni umwuka, n'abasenga bagomba kubasenga mu kuri no mu mwuka. Bisobanuye yuko hari ibindi abantu bajya basenga atari ugusenga Imana mu kuri no mu mwuka. Bisobanuye yuko umubare nyamwinshi, le majorite, ntago basenga mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Niko kuri, ntago basenga mu kuri no mu mwuka, ariko igihe cyageze kugira ngo utware iyi intwaro yo gusenga. Intwaro yo gusenga uyigire nk'intwaro yakubashisha cyane kuba wasenga, usenge mu buryo nyarwanda bwo bushoboka. Haleluya. Igihe ni iki kugira ngo wongere cyane, wongere wisubiremo cyane, wongere cyane, wongere urebe uko bimeze. Haleluya. Timotege cyane ku musozo, ariko icyo mbasaba nuko musaba Imana imbaraga. Dusabe Imana imbaraga z'umwuka wera dushoboza cyane gutwara izi ntwaro, kuko nta kindi kintu kizeye kidufasha usibye kuba twaboneka dufite izi mbaraga. Kandi ntabwo uzajya imbere y'Imana utabanje kwihana. Muzabanze muganire n'Imana, ubanze uyibwize ukuri, ubwo ngo njyewe nagenze gutya na gutya. Icyo Imana igushakaho nuko abantu bakizwa, niyo kintu Imana ikeneye kurusha ibindi byose. Naho ibindi byose wazana muri make ugasenga uri maso, uko abantu benshi cyane ugasanga impamvu twagiye twinjirirwa cyane n'ibintu byinshi bitandukanye. Ugasanga abasambanyi binjira mu murimo, wowe uri umuntu runaka, ugasanga wowe uri umunyamanyanga, ugasanga muri make harimo ibyaha byinshi bitandukanye mu murimo w'Imana. Nta kindi byasanze dutsinziriye, ariko birasaba ngo twongere dusabe Imana, yongere dukore ku maso, yongere duhumuke, tumaze duhumuke iyi saha dutware izi ntwaro. Bizadushoboza cyane
kuzimya inyambi yose y'umwanzi yaka umuriro, kuko icyambere cy'amayobera n'ubundi arakomeje cyane, ariko abazi Imana yabo bo bazakomera. Nibamara gukomera bazakora iby'ubutware. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri make uwo muntu uzi Imana, wa muntu ufite mu mutima wiwe inzira zigana Siyoni, kuko uwo nguwo ntabwo atinya igikombe bake yaba ari kwinjiramo. Uwo nguwo ahubwo iteka ryose inzira, nubwo twabona muri make ari inzira y'igihogere y'abantu benshi cyane, ukabona buri wese araza nyine imere uko ashaka, ariko Uwiteka azabe. Amina. Yesu nashimwe cyane. Nuko ntabwo abantu bari gushaka ko bakumva ijambo ry'ukuri, bakumva cyane bashaka kwigenda uko bishakiye, ariko Uwiteka azabe. Uwiteka azabe. Nubwo turirimba turi benshi, ariko Uwiteka azabe. Nubwo duhanura turi benshi, ariko Uwiteka azabe. Nubwo dusenga turi benshi, ariko Uwiteka azabe. Nubwo wasanga tuvuga ijambo ry'Imana turi benshi, ariko Uwiteka azabe. Kuko muri make n'ibyapa birahari, n'ibyapa birahari bwabyo, ariko Uwiteka azabe. Nimba byambaye tuvuga ngo umuntu wese kuvuga izina ryanjye ngo nabanze yitandukanye, ave mu bidatunganye, ave mu bidatunganye, uwo nguwo azamaze kuba wo gukoresha iby'agaciro. Aleluya. Ufite ugutwi wese niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Bisobanuye yuko hari n'abantu bafite amatwi ariko ntibumve, ariko iyi saha niyumve ijambo ry'Uwiteka. Wongere cyane, wongere wisuzume cyane, wongere ibaze cyane uko bimeze. Mureke dusenga Imana, ariko cyane icyo dusaba Imana cyane, nduzi gusaba ibindi bintu bitandukanye. Banza usabe cyane, banze guhereza imbaraga zigushoboza gutwara izi ntwaro zose muri rusange, kandi zigushoboza kuba wakongera cyane guhumuka. Wongere ube maso iteka ryose. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Turagushimiye kuri uwera, tugushimiye kuri umutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Uri Jehova wacu mwiza, uri Imana ifite imbaraga kandi uri Imana ihambaye. Isandu y'umunota turi imbere y'amaso tugushima tuguhimbaza kuri byinshi wagiye ukora hagati muri twebwe. Tumendetse rwose imbere y'ubwiza bwawe Mana, twumvise ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Dusanze ntabwo twabereye maso ubuzima bw'umwuka, maze tubabare muri rusange Kristo muzima. Ureke imbabazi Mana zitugereho mu izina rya Yesu. Mana dushoboze gutwara izi ntwaro rwose Mana, twambike imbaraga z'Umwuka wera, dushoboze gutwara intwaro z'Umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Mana dushoboze kuzitwara kandi kuba maso iteka ryose, udushyigikire mu izina rya Yesu. Aho twasinze mu buryo budasanzwe, reka imbaraga zawe zongere zigere kuri aba bantu, zigere kuri uyu mudamu, zigere kuri uriya mukobwa, zigere kuri uyu mugabo n'uyu musore mu izina rya Yesu. Wongere ubashisha abantu gutwara intwaro z'Umwuka wera, kandi babere maso ubuzima bw'Umwuka kurusha ibindi byose mu izina rya Yesu Kristo. Ubashoboze gukiranuka by'ukuri, bambaye rwose Kristo muzima we, kwizera nk'icyuma gikingira igituza mu izina rya Yesu. Urakoze gutanza imbaraga, urakoze Kristo muzima we. Mana kuduhaye kuba maso, reke rwose ijambo ryawe abantu benshi bahindure, kandi bahinduke rwose ibyo ushaka. Sije nzi kubikoze kwa Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Amahoro y'Imana akomeza gwire muri mwebwe bakunzi umusaraba, bakunzi b'Imana. Imana muri kubuze hanze kwifuza kwanyu, turi kumwe, kandi ijambo ry'Imana rikomeze bahaze kiteka ryose. Muri ryifuza ko bukeye nuko bwije, kandi muzamugize neza cyane muryumvira. Shalom shalom. Amen. Turi kumwe.